Alexander Isaac, Newcastle ibirimo ndetse na Liverpool ibirimo. Hari icyo Newcastle yarayitangaje nyuma ya Alexander Isaac. Hari n'ibyo tubona Liverpool biravuga ko Liverpool yitegura gutanga miliyoni 30 cyane cyane 130 mu cyumweru gitaha, ari nabwo bwa nyuma izaba igiye kuganira n'ikipe ya Newcastle kuri uyu musore twa Alexander Isaac. Ariko Isaac na Newcastle habaye mu kibazo no guterana amagambo. Gusa urebye statement nje naraye nsomye iya Alexander Isaac yaje mbere ni ya Newcastle yaje nyuma. Iya Newcastle atomoye kurenza Alexander Isaac. Sizima namwe ariko mwabibonye muri zira statement zombi. Iya Newcastle iratomoye kurenza Alexander Isaac. Ikiganiro cya twigeze gukora mu minsi ishize tugaruka kuri case ya Alexander Isaac na Fuadi nawe yarahari. Donc muri statement ya Alexander Isaac avugamo ko ingingo nini irimo aravuga ngo iyo isezerano ryishwe cyangwa se ryangiritse nta kizere kiba kigihari. So bita bigenda bikajya kuri cya kiganiro twigeze gukora tuvuga ibyo yaba yaraganiriye na Amanda Stavle n'umugabo we bakiri muri Newcastle. Umwaka ushize Amanda Stavle n'umugabo we bagurishije imigabane bari bafite yose muri Newcastle muri ya company yaguze Newcastle y'Abanyarabia Saudite Public Investment Fund. None bamaze kuyigurisha yose, ubwo wibuke ko yari yanagiye Danny Ashworth sporting director wabo, hanyuma birangiye hinjiramo undi mu sporting director witwa Paul Michel nawe utagihari. Yego, ibiganiro byari byatangiye mu kugira ngo nyuma y'iriya myaka ibiri yari ishize bashakisha uburyo muri uyu mwaka ino sezo ya 2024-2025 izajya kurangira baramaze kongera amasezerano ye, baramaze kugira ibyo bahindura mu bijyanye n'imishahara. Paul Michel yese avuga ati n'umukinnyi ugifite amasezerano hano y'igihe kirekire imyaka 4 ntabwo ari ngombwa ko hakurikiraho icyitwa amasezerano, kuvugurura amasezerano. Bahita ibyo bihita bihagarara. So ibyo bintu rero niyo mpamvu wenda navuga ngo statement ya Newcastle iri clear kandi irimo iratomoye nkuko wari ubivuze. Yego, ko baravuga ngo nta muntu uwo ari we wese mu bayobozi b'ikipe ya Newcastle wigeza guhisezerano iryo ari ryo ryose, kuko mu babivuganye ubu ngubu none hanga nta numwe gihari. Cyane cyane babivuze ku gihe cya kabiri cya statement yabo. Iyo usomye hariya ukareba icyo bo bavuga ko nta kintu na kimwe, nta muyobozi n'umwe wa Newcastle wagize irindi sezerano ahereza umuntu witwa Alexander Isaac muri Newcastle, kuko uretse biri mu masezerano nta kindi. Cyane bose bisobanura neza cyane, baravuga bati nta kintu na kimwe uretse kuba Alexander Isaac nyine agikora muri kontra nyine afite angaha, ariko nta bushake bari bwose wigize bubaho cyangwa se kwemeranya kwabayeho ko Alexander Isaac azaba mu ikipe ya Newcastle muri impehe. Byasubizaga cya kindi Alexander Isaac yaje avuga ko hari ibiganiro byari byarabanje kubaho hagati yabo ikipe ya Newcastle mu kwirengagiza. Baza kuko impamvu Newcastle na statement yabo avuga ko ari statement ubona kiri clear. Icyambero cyo urabona ko yishingikirije amasezerano ahari hagati y'imande zombi. Icya kabiri bari bamaze kubona icyo Alexander Isaac yanditse, ko Alexander Isaac na ko ibintu yanditse ni nk'amaranga mutima ye uko ari kwiyumva. Ni mpamvu batangiye hara ku ngingo ku giga cyambere bavuga ati twatunguye twabonye ku bijyanye no kumbaga nkoranyambaga za Alexander Isaac. Ku giga cya kabiri baza basa nk'abasubiza ikiriya abantu bari babanje gusa nkaho bitsaho cyane bavuga kivuga ko Isaac na Newcastle hari amasezerano bari baragiranye, ikipe ya Newcastle mu ushaka kwirengagiza. Deusi bikomoje neza cyane, abagenye amasezerano na Alexander Isaac sibo bagihari, management yarahindutse. Ariko Isaac we ubona ko yakomeje gutekereza ko iryo sezerano yaragiranye na Amanda rizubahwa n'abayobozi bashyashya uyu munsi bahari. Ku ikipe ya Newcastle ikintu cyanateramo n'impungenge kuba berekana haranyine ko nta commitment yari yose yari, cyangwa se ikindi kintu cyatuma Alexander Isaac ava mu ikipe ya Newcastle uyu mwaka. Buryo umuntu akwiye ko nta commitment nabyo ari by'igiciro Deusi tuza kubigeraho. Burya commitment ishobora kubaho kubera ko batuye umuntu atanzwe ibi ngibi yagenda, ariko umuntu akwiye ko nta commitment kugira ngo agende umuntu agende. Burya byaba byasabye ko imbaraga hari ubwo umukinnyi yazirusa equipe ku kigero cyo hejuru
ku buryo wenda amategeko nituza kureba ku rindi wenda tubona ko ari amategeko yafungura umuryango Alexander Isaac akaba yagenda noneho wakomeza nasi ku ikipe ya Newcastle ukabona ko n'abantu mu gasuzuguro kose cyangwa se mu cyabaye cyose cy'ubunyamwuga twakwita bucya kuri Alexander Isaac byamuranze kuva mu myitozo kuza kwandika amagambo nk'aya ngaya ukabona ikipe ya Newcastle mu gika cyo hasi irandika ivuga ati twebwe twiteguye kuzacyana urugwiro na yombi igihe umukinnyi azaba agarutse gukorana na bagenzi be uretse ko bemera ko atamugurisha ariko bo nta kibazo nanagaruka bazamwakira igihe cyose azagaruka mu kazi kongera kugaruka mu kazi bakamwakira mu bintu byose bagiye bavuga ubona ko ikintu cyo kugurisha ikintu cyo kureka umukinnyi akagenda no meshyi muri Newcastle no mu statement bakoze nta kigaragaramo hari amakosa twashinja Liverpool muri iyi case ngiye mbona ntayo kuko Liverpool irashaka umukinnyi nk'uko n'izindi kipe zose zifuza abakinnyi ni umukinnyi ufite amasezerano kandi mpamya ko atariyo yamubwiye ngo va mu myitozo ahubwo ikosa rikomeye ngewe ndishinja umwagenti we Vladimir Michi umwagenti we uyu mugabo ava muri Real Sociedad amuzana muri Newcastle baganira na Newcastle yego niba n'ibyo biganiro byarabayeho ariko kwemera gusinya amasezerano y'imyaka 6 adafite release clause ari nacyo aranisha yagarukagaho nawe ku mukinnyi uvuga ngo nje hano gukina n'imyaka 3 nyuma y'imyaka 3 nzageza imyaka 25 maze gukura bihagije nzabona ikipe iryo ni ikosa rya mbere mu agent mushinja Fuadi ajya agaruka kuri saga ya Luka Modric ava muri Tottenham yego uyu mu agent ni wari umufite niba ufite Luka Modric so nukuvuga ngo niba koko baravugaga ngo tuje kugira ngo twigaragarize hano muri Newcastle ariko siyo dream yacu siyo dream move zonzo zacu za nyuma turatekereza big clubs nini zindi ziri hejuru ya Newcastle gusinya amasezerano y'imyaka 6 adafite release clause ryari ikosa rikomeye icya kabiri uburyo barimo kubikoramo n'irindi kosa rikomeye ariko kuri no kandi biragaragara ko abiri inyuma kuri iyi nshuro mu agent we basaga n'abatandukana mu bitekerezo na Alexander Isaac bigaragara ko kunuka ko yarize kumubwira ati iki cyemezo kiri mu mutima wa Alexander Isaac cyane kurenza uko gishyigikiwe no mu agent kuko mu agent wegeze kumubwira ati tujye Newcastle ku myitozo byaba byiza ugarutse ku myitozo dusubiye kwa Newcastle mu myitozo we ahitamo kujya gusaba Real Sociedad ko yabakorera imyitozo mu gihugu cya Espagne kwaramubwira ati ibyo twakora ibyo aribyo byose twagakwiye kuba tubikora turi mu myitozo ariko turi mu myitozo Isaac arabyanga rero ibi bintu mbibonamo ko narayensomye impamvu nabwiraga ngo statement ya Isaac iratomo ya Newcastle iratomoye Newcastle iravugamwe ibintu bigera nko muri 3 Newcastle iravuga iti umukinnyi yari under contract yego ikipe yacu irifuza kubana n'abakinnyi beza ikindi cya gatatu turiteguye kumwakira gusa iyi nkuru nyine Newcastle ibingibi birabivuga with nuko ngo irabivuga igende kuri fact yitwa amasezerano ifitanye na Isaac ariko Isaac nawe aravuga biri yagendeye ku kintu cyitwa verbal agreement aba bantu bo hakurya cyane cyane mbona ari umuriro no mu burengerazuba bw'isi cyangwa se reka tuvuge abantu badasi kuko iwacu kwisubira ku ijambo no kubeshya tujya tubikora ariko abangaba bo kubeshya ikintu umuntu agifata nk'icyaha nubwo nabo babikora ariko Alexander Isaac aha agaciro verbal agreement yagiranye n'ubuyobozi bwa Newcastle bwari buhari muza kuza kureba inkuru iko ikinyamakuru Dario cyo mu gihugu cya Espagne nicyo cyanditse yuko Alexander Isaac mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka yabwiye ubuyobozi bwa Newcastle yuko uyu mwaka azamuvinga abibutse shampiyona ikora irangira Alexander Isaac yongeye kubwira umutoza we Ediho yuko byaba byiza akoze plan without him uyu mugabo ubundi ikintu cya mbere kigoye cyanababaje Alexander Isaac cyane nuko bagerageje gukora move ishaka gusohoka muri Newcastle ubuyobozi buhari bukababanira urukumva yego ariko kandi umutoza akagira gute umutoza akasa n'umwisube kandi umukinnyi yarabimubwiye mbere ikindi kintu
ni umugabo witwa Darren Ellis twamugarutse ubushize. Uyu Darren mumwe wa directors ba Newcastle nanga yigize Newcastle yamuze yumva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya Atlanta. Darren yakoze ikosa rikomeye cyane mu mvugo yabwiye Isaac, Alexander Isaac, urukumva yego ngo you are not part of the team. Iryo jambo ri mu biri ryakorogosheye Alexander Isaac cyagiye yavuga afite imvune bari muri Scotland agarutse mu Bwongereza mu nyitozo kuko umutoza abaza ati sibira mu Bwongereza tuzaganira ibindi. Alexander Isaac nibwo yasafasha umwanzo gutajya kwitoreza muri gice Spain yego kubera iryo jambo uyu muyobozi yamubwiye arangije amubwira ngo we are not a one man team. Aya ni amagambo ya Darren abwira Alexander Isaac. Noneho hacya cyo n'urugo cyo mu agent rero amubwira ati twitoze ibi byose. Ben umu agent yabwiye Alexander Isaac bijya kuvuga ati hangane tugwe mu Bwongereza twitoze, ariko Alexander Isaac umutima aramaje gushegeshwa n'amagambo uyu mugabo witwa Darren Ellis aramaze kumubwira muri office ubwo yaragarutse avuye muri Scotland. yego Aha rero niho Alexander Isaac avuze, niba mwarabonye mu gika cya nyuma n'ubu yavuze ati iyo nta trust ihari, iyo kuri kwagiye guza gute kwangiritse niba nibikarize ndikora bisoma ati imikoranire bagize gute iyo amasezerano yangiritse iyo amasezerano yangiritse icyizere cyaba kigihari. When promises are broken and trust is lost. Sibyo se icyo rero nicyo uyu mugabo avuga ati byararangiye ibyo mwagira byose by'amasezerano nabizi ko mbifite. nabyo yabivuze the relationship can't continue. Merci rero ngibiriya kabisa birimo aha niho byahise bihombera byahombejwe ubundi mu ijambo rimwe. Alexander Isaac mu kibazo cye nuko Newcastle irimo kumwisubira kuko nubundi iriya verbal agreement abantu bose ngo barayubaha. Cyagiye avuga ati 2025 nimba inyuma y'imyaka 3 muzangije umusara mugize 30% by'ibyo mpembwa. Nibyo byambere banze guclaiminga first of all. Yabadu guclaiminga 30% by'iki by'umushahara bari barumvikanye muri verbal agreement. Paul Michel arabyanga. Paul Michel avuga ati ibyo bintu ngiye ntabwo nabisanze, ntabyo nasanze mu nyandiko, nabyo muri handover nakoranye naba nasimbuye, ntabyo nabonye mu mapuro. Nta kibazo mwarabivuganye, ariko nanone muri handover twahanye ntabyo nasanze, nta nibyo banambwiye batari ko dufite twambaye brand ya twambaye badge ya Newcastle, hari ijambo twahaye umuntu. Ari naho nge mbona ari ikibazo, akavuka ikibazo rero. Uyu mujene nawe burateka mbwiza ukuri, niba mwarariva byaravuye mu kanwa ryambaye badge yanyu birahomba. Ana ibintu mbona bitandukanira ngewe iyo baza kuba ari ba Amanda bagihari yari byose ntabwo twese kugera hano, ahubwo se bakagira imana bakaboneza miliyoni 120 zije zambiri za Liverpool akabaruza icyo kikare byararangiye afere yararangiye kuko ne equipe kiragiye yarwanaga n'ubuzima, ne equipe kiragiye yarwanaga nibazo by'ubukungu bigaragara isi yose ubona ko Newcastle byageze n'abashaka kugurisha n'izina rya stade abafana bagahagarara bakabamba. Byigize ko mu mwaka wa 2008 2006 tugira ngo nibuka neza nyuma ariko jondi byarongeye bibaho. Yigize ko uyu mugabo Mark yashaka kuyitango ni director wati ashaka kuyikora St James Park. Ikese ya mbere bayo muri 2008 abafana barabyanga zabi nyuma ya Covid byongeye sa nk'ibigaruka bashaka amafaranga, ubona ko bashaka amafaranga cyane. Nekereza ko iyo banyiri kumuha ijambo w'abagihari byari ko ari ibintu byoroshye, ariko turebe iyi kipe kimara gufatwa na bano barabu Public Investment Fund kuva 2021 bamaze kuyifata. Nureba no mu mishinga yabo migari, uwa mbere umuravuga ngo turifuza kongera kuba ikipe nziza mu gihugu cy'Ubwongereza, ekipe itunga abakinnyi beza, ekipe igaragara ku mugabane w'Uburayi. Uyu munsi ni ya ekipe utari buze kubariza ku rwego rwa za Brighton Hove Albion, ziri buze kubara imibare yazo neza ko zagize ku bintu bidasanzwe, ariko zagurishije abakinnyi beza. Barabara imibare yabo ahubwo uko bagize ku mugabane w'Uburayi, kuko urebye mu mishinga yabo migari nicyo ngicyo barimo kurwana cyo. Uyu munsi Newcastle ntabwo ari ya kipe irwana ku mafaranga ngo nitugurisha umukinnyi amafaranga tuba tugize icyo twifuza, kuko muri statement bivuga twe turifuza kugumana abakinnyi beza bongeye banabisubiramo. Noneho wareba uburyo n'uyu musore na management ye bari kwitwara mu kibazo, nabyo ukabona ryakuzo ryabo ari ku gika cya nyuma bavuze ngo ni ikipe itewe ishema n'amahame n'umuco wabo bakoreramo. Uyu umuntu atewe ishema rero nuko asanzwe ameze, ntabwo uri buze kubihindura wowe runaka ngo turi ikipe y'amateka turaza kubisitikingaho. Rero mbona ahantu bikomereye cyane kuba warageranye isezerano n'abakene, uyu munsi ukaba uri kumwe n'abakire badakeneye ayo mafaranga, biraza kukugora cyane. Ariko nanone muri Newcastle harimo ikibazo ko n'abari Amanda bajya gurisha imigabane yabo kuri company ntabwo bari banye neza. Iyo byatangiye kuba batanye kugirana ibibazo na Isaac uya ba Amanda n'umugabo we
bafite umwanzuro wo kugurisha shares zabo bari bafite, bari batangiye gushwana kutumvikana, kuko ubundi ukuntu byari biteguye bano bagabo nibo Amanda n'umugabo we bagombaga kuyobora iriya direction technique, ari n'abaguze ba Amanda n'abandi nako baguze ba Isaac. Nyuma rero ubuyobozi buza kuzana Danny Ashworth, kwinjira muri direction kwa Danny Ashworth director byahitaga byambona inshingano Amanda n'umugabo we batangira kugirana ibibazo, kuko mu byo yaragiranye mu masezerano bafasha iriya kampani kugura iyi kipe ubwabyo, kuko no kugira ngo gurwe nabyo byabaye ibibazo, nk'uko bakoresha icyubahiro n'ubushobozi n'ubumenyi bwa Amanda, kuko Amanda ni umuntu ubaswe cyane mu Bwongereza cyane buriya abarabu wese bashaka ikipe niwe bakoresha na Man City niwe bafashe kuyigura. Abana ni umugore ufite amafaranga menshi cyane uyu mudamu, kandi uri umugabo we n'uyu nawe n'umwarabu, umugabo we n'umwarabu ukomoka muri Iran, ukomoka muri Iran umugabo Mehrdad. Ni abantu bubatse amafaranga yabo, kuko uyu mugore we yigize kubaho umufiance w'umwami w'ibwami, ariko Queen Elizabeth aramwanga. Bafite kampani yagombaga kurongorwa n'umuhungu w'umwami n'umukomangoma by'ubwami, oya no muri Aston Villa ni muto, n'undi uyobora Wales, igikomangoma cya Wales yagombaga kurongora umugore mu mwaka wa 2001. Umwami kaza aramwanga kunga yamwitanga n'umugore nyine, urumva ngo ntabwo arafite imico ya kigore y'ubwami, ngo numushabitsi cyane, umushabitsi uzenguruka ushaka amafaranga ugira gute. Umwami kaza aravuga ati imiterere yawe n'imikorere y'imitekerezo ntabwo bifitinga muri culture y'ubwami kazi y'abagore bashobora kuza kuba hano ibwami, bituma n'igikomangoma ngo cya Wales ubu ngubu bituma atamurongora. Ariko uyu mugore we bakavuga ko nanone yakundanye n'icyo gikomangoma kugira ngo abone connection, zisumbuye kuzo yari afite, no guhura n'abantu bakomeye of course, no kumenyekana, byatumye namenyekana kandi koko iyo byose ngo nyuma baje kwimushinja bavuga ngo yakoresheje ubwami kugira ngo agere ku byo yifuzaga, n'umuntu ngo ntabwo yakundaga icyo gikomangoma, ngo yabikoreshe kugira ngo agere ku bwami. Uyu mugore rero ni umuntu ufite power, ni umuntu uzi gushaka amafaranga, noneho amaze gufasha abantu ba Newcastle of course yashoyemo, ariko nawe bagombaga kumuha shares z'iki kugira ngo z'umuhuza ababroka iyo bagomba kwishyura amabroka ayongeraho aguramo imigabane we n'umugabo. Nyuma rero kutumvikana n'ubuyobozi, nyuma yo bigenda batangiye kugenda bongeramo abandi bantu batarumvikanye, nibwo n'umugabo baza tukagurisha imigabane yacu twebwe twigendere. Ariko bagenda rero bakoranye amasezerano n'aba bakinnyi, nyuma waje kubona ikibazo bagiranye n'umusore witwa Trippier cyagishinye none kuri ibi ngibi byo gutumvikana mu buyobozi bwa Newcastle, kuko urabizi ko Trippier nko kuja agomba gusohoka bikaranye no guba mubaniye nguko akemera, urabizi ko faze yose atayikina, byari ibibazo bijye gusa n'ibingibi bya Alexander Isaac. Ni kiza gukurikiraho kuri Liverpool, baravuga ko bitegura nabo gukomeza gukurikirana rutahizamu, baritegura kongera gutanga andi mafaranga, ariko mbere yaho reka mbanze nkubwire yuko hamwe na Ecobank ubu hari uburyo butandukanye bwo kwakira ndetse no kohereza amafaranga mu bihugu byo hirya no hino ku isi.